Iteka Imana agiye kugukuraho amashami yose wajyaga wishingikiriza kubera ibyaha ukora n'ubugambanyi wirirwa ugambanira bagenzi bawe. Iteka Imana aguteje umwuka w'ibisazi, akugize igicamuke n'inzererezi. Labonirida somenebra. Uwiteka Imana kwambuye izina ry'ukuriho. Uwiteka Imana ntabwo azatuma ugenda utabaye ikimenyetso cy'abaya cyabeje ngo yica murumuna we amaze kumwica mutama. Mbega ngo Imana iramaza Kayini. Ngo yewe Kayini we, murumuna wawe ariye, ndatinda umurinzi wa murumuna wawe. Nta mwuka mubi we, abadayimoni baraguteye, baguteje kudakizwa, kutezwa, kudashyigikira abakozi b'Imana, ahubwo abizi murantera amabuye. Ariko ukuri kuzima ni kuzima, ukuri ni Kristo, icyaha ni shitani. Dererere murirwa mubeshya beshya bantu ngo haleluya, ngo Yesu ashimwe, ngo Yesu agira neza. Agira neza. Hari abakozi b'Imana warimbaguye bose bayicaye mu ngo bararimbutse, niwemerewe no gufata akamikoro, bari bamaze imyaka y'ubuzima bwabo basenga. Umwuka wa Kayini, hari abahanuzi bakiri mu misozi bakirimo bahamagara Imana, bari mu byumba barimo bahamagara Imana. Ariko mwene data, icyo wabaye cyo kwitwa umushumba. Nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu Kristo, kandi nongeye kugushimira wowe ukunda ijambo ry'Imana, wumva twabasha kuganira ndetse no kuhanura uko dutegetswe, kuko Imana yaduhashyiriyeho kuba abahanuzi bahanurira ubwoko bwayo. Ntabwo bivuze rero ko uwo ari we wese ugomba guheranwa n'umubabaro n'agahinda. Haracyari Imana ifite byose, haracyari Imana ifite ububasha, haracyari Imana ifite ubushobozi muri byose, ihora irwana kandi ikanesha. Hari ibihe byinshi cyane rero wabayeho nshuti yanjye, ushobora kuba aka kanya ubabaye, ushobora kuba waraye umerewe nabi, ushobora kuba wiriwe umeze nabi, ushobora kuba utameze neza mu bugingo bwawe, ushobora kuba urwaye, ushobora kuba ufite ideni rikubereye nabi, cyangwa se abadayimoni benshi bagutera. Humura, Yesu ni umurengezi mwiza, kandi niwe ubasha gukiza umubabaro wose abera. Nonistaye, amen. Imana ishimwe cyane. Rero ndumva nshaka kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana yaguhagazeho, Imana yabanye nawe, Imana yagendanye nawe, Imana yakoranye nawe. Kuba ukiriho ni ubuntu bw'Imana, kuba ukigenda bikemera n'ubushobozi bw'Imana yagira ngo ikurinde. Benshi cyane baraguteye, benshi cyane bashatse kukwica, ariko Uwiteka Imana agukingira ukuboko kwe kw'iburyo, aragufata, kandi uwafashe ntabwo ajya murekura. Imvi zirinda ziba uruyenzi wakimufashe. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze tugiye kuganira ijambo ry'Imana ririmo ubuhanuzi. Kandi unyemerere, niba unanga ijambo ariko wemere ko Imana ariyo yakuremye kandi imaze kukurema. Hari abagushemesta, hari abakurwanyije, hari abantu badashaka yuko urama, hari abadashaka kukura, hari abadashaka yuko wagera igihe cy'ubusaza, hari abadashaka igihe mbega ko wagira umunezero mu buzima bwawe. Ariko ibyo byose hari ijambo ry'Uwiteka rivuga ngo humura mwana wanjye, ntacyo uzaba. Haracyari ibyiringiro yuko wababazwa bigezaho, ariko Uwiteka Imana agahumeka umwuka w'ubuzima. Imana yaguhamagaye kandi yagutoranije. Izi mpamvu watoranijwe nayo, izi mpamvu abantu bakurwanije, Imango Sadomenia, Imana izi mpamvu, Imana izi mpamvu abo bose bagenda ku buzima bwawe, Imana izi mpamvu watoranijwe ariko ukaba ukirwana, Imana izi mpamvu mu bikomeye. Banira bagenzi babo, bashumba baragambanira bagenzi babo, abanyamadini bamaze amatorero yabo, barimo baragurisha ubuzima bw'abantu n'ubugingo bw'abantu ikuzimu, barimo barajya mu myuka y'Illuminati, barimo barajya kugurisha ubwoko n'ubuzima bw'abantu. Niyo mpamvu abantu benshi babagize nk'ibikoresho. Usanga abantu bamwe babarundagura uko bashatse, barimo birukankana abantu uko bashatse, barabicishije, barabatambyemo ibitambo. Nawe senga, uyu mwuka wa Kayini wageze no mu bakuyoboye.
ntuzatunga, ntuzahaha, ntuzakora icyo utemeye gukorana n'ibigirwamana by'abadayimoni. Ariko uyu munsi umwami Imana agukureho umwuka wa Kayini, agukureho umwuka w'urupfu, anaweza na kosididaide no desanse. Imana igukureho umwuka w'urupfu, monisinde na somenia. Umwami Imana agukureho umwuka w'ubugome bw'abadayimoni. Imana ikurimburire Kayini na sanse. Uri aresa moneda. Imana inyemerere yo kabyara, ijya inyumva, igirire neza ubwoko bwayo. Mwuka wa Kayini waraje, wageze mu bagabo n'abagore. Mwuka wa Kayini waraje, wageze mu ntwari zajyaga zirwaranira umuriro w'Imana. Abo bose bagezweho mu makorari, abaririmbyi barahurira mu marepetisiyo, ari ugutongana, gutukana, gusebanya no kugambanirana. Ari wasoweretai, ariko Imana igiye kubakoza isoni. Aba bose bararimbutse, abahanuzi b'ukuri, abavuga butumwa b'ukuri, abo bose barahiritswe, nta muzimu ukirimo. Abahanuzi barahagaze, abantu benshi barimo barabangwa, ntimuzongere guhanura, ngo ntimuzongere kwerekwa, ntimuzongere kwinjira mu ijambo ry'Imana. Ariko Imana izakurimbura, kandi nimara kukurimbura izasigaza n'ikimenyetso kizereka bene wanyu yuko wari warayigomeye. Ijya kwica Hamani, yatumiye ubwami bwose buraterana, inama y'ubwami iraterana, fata Morodekayi iravuga ngo uyu munsi agomba gukuzwa. Goma nasiya taidire na somen moneho ngo ibanza ifata umwami muteza urukundo rwa Esiteri, rangije ngo akunda Esiteri mu buryo bukomeye. Noneho ngo Hamani ajya gushakisha Esiteri, baravuga ngo mbabarira udusabire ubwoko bwanjye imbabazi. Aramubwira, noneho ngo umwami ahita amusanga hejuru y'umugore we, imuteza ikibazo kugira ngo yice Hamani na famiye ye yose. None urimo uragambanira bagenzi bawe. Mana irantumye ngo igiye kukwica, igiye kugukura muri iyi si, kandi izaguteza ikibazo gikomeye. Ramwe ngo iguteje isereri ikomeye. Mana iramwe ngo igukomeye stakora saidera iroserebrere, iguteje ikintu bita umutwe w'isazi. Uteka Imana agiye kugukuraho amashami yose wajyaga wishingikiriza, kubera ibyaha ukora n'ubugambanyi wirirwa ugambanira bagenzi bawe. Witeka Imana aguteje umwuka w'ibisazi, akugize igicamuke n'inzererezi. Labonirida somenebra. Uwiteka Imana kwambuye izina ry'ukuriho. Witeka Imana ntabwo azatuma ugenda utabaye ikimenyetso cy'abaya cyabeje. Witeka arantumye ngo ambwire abantu bari barigize ibyigenge. Witeka Imana aramanutse kandi agiye kukugaragarira. Azaza nk'intare, ntabwo azaceceka. Arimbuye igishyitsi n'abakicayeho. Reka nkubwize ukuri, agakiza wawe kari ubuzima, ariko waragatakaje uba nka Kayini. Kayini ngo yica murumuna we, amaze kumwica mutama, mbega ngo Imana iramaza Kayini. Ngo yewe Kayini we, murumuna wawe ariye, ndatinda umurinzi wa murumuna wawe. Nta mwuka mubi we, abadayimoni baraguteye, baguteje kudakizwa, kutezwa, kudashyigikira abakozi b'Imana, ahubwo aho kubaka umurimo urimo urawusenya. Imana iguteje umwuka w'ibisazi, uzajya uhagarara ku ruhimbi umere nk'umusazi, kubera yuko wamaze kugoma. Biritubwiye ngo iki? Ravuze ngo bahagaze mu marembo y'urusengero, babuza abinjira kwinjira, nabo ubwabo babuza kwinjira. Ntibashaka ko ubuzima bw'abakristo bwongera kubakwa. Kandi biravuga ngo ni ubwoko bwanjye ngo ntuzazimye umwuka wanjye. Ariko ikimbabaza, abashumba bubirirwa bazimye umwuka w'Imana. Uri mushumba ki usinyura indahiro yarahiwe, warahiye cyagiye uhagaze vuga ngo ni ukuri ngo genda araye sinzigera nzimye umwuka w'Uwiteka, itara ryaka sinzigera nditwikira. Yesu avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ntawakongeza itabaza ngo arishyireho intonga, ko yabonaga muri iyi si hagiye kubaho ikintu bita gushyiraho intonga cyangwa se gutwikira itabaza. Itabaza ni rizima. Mpamvu abashumba babujira abahanuzi guhanura, nuko ari ibinyabyaha byabuze icyaho mbega birirwa bikora ibyaha, biranga abahanuzi ngo amaso yabo ntazarebe, akanwa kabo nikazavuga iby'ukuri, bazahore bameze gutyo, bazagende n'amadini abere mbega ye guhishurirwa. Kandi ni Babuloni hari Daniyeli
Musa umwami yarotaga inzozi. Baravuze bati ngo bahamagara abanyabwenge abacunnyi n'abakonikoni, baravuga bati muze mutera inzuzi tubaze umwami yahagaritse umutima, dore yarose inzozi nyamara byakaze. Arangije ngo umwami ngo mu banyabwenge habura n'umwe, mu bapfumu habura n'umwe, mu bakonikoni habura n'umwe. Arangije ngo hari umukecuru hafi aho, aleluya, hafi aho hari abantu bakizi ko turi abahanuzi, hafi aho hari abavuga butumwa bakiri bo, hari witakota batarinjirwamo n'umungasayikota labravoiziriya batarinjirwamo n'umwuka wa Kayini. Hari abahanuzi bakiri mu misozi bakirimo bahamagara Imana, bari mu byumba barimo bahamagara Imana. Ariko mwene data, icyo wabaye cyo kwitwa umushumba, kwitwa umukristo, kwinibangazaya udakijijwe, kwitwa umuhanzi, kwitwa umuririmbyi, cyo wabura icyo cyose nabari watadayi, nudakizwa uzapfa. Kuko gukizwa agakiza niko kazima konyu. Numva hepfo ko havuze noneho ngo Moridekayi aho yari yibera ari cyaratuze cya Hamani kiragenda ngo kita ngo umwami aravuga ati mugende mufate na famiye yacyo. Kiriya giti cyamanitse mu kikibambe rurupfu bwo nta mugambanyi upfa neza, wari wese arapfa. None uririrwa warataye umutwe, urirwa wabaye nk'umuzimu, uragenda ukebaguza kubera ibyaha ufite. Badayimoni bakumereye nabi, imyuka mibi yarakufashe, urimo uragenda urabona bene se ukababarira urupfu. Nta muzimu ugifite, uragambanira abagenzi bawe n'amaraso atagira urubanza urayagambanira. Imana irakurutse radisomeni wizarayisiya mondi yakutarabavidaisi mangazarasomerefayi. Imana irakurutse ikugize nk'isodomu n'igomora. Witeka Imana gutwikije umuriro wo mu mutima, urakoteje. Abantu bazakubona bakubone, bazabonera ko rivayisiya urimo ugenda ariko warashize mu izina rya Yesu. Kubera ko abana benshi bari kurizwa nawe, abavandimwe benshi bari kurira nawe. Se mbwira mushumba wajyaga uhembwa ariko bakubuje ifunguro, ubusigaye nawe warabaye nka mayiborirwa ushakisha ku buryo warya. Ariko abo bose bagukuye ku buyobozi atari nayigukuyeho, barimo bararya baranywa baraberewe baranezerewe, baragenda mu mavewiti, imodoka wagendagamo nziza barayigutwaye, ntiwemere no gusengera mu itorero. Ngo si umwuka wa Kayini. Ndabizi murantera amabuye, ariko ukuri kuzima ni kuzima, ukuri ni Kristo, icyaha ni shitani. Murirwa mubeshya bantu ngo haleluya, ngo Yesu ashimwe, ngo Yesu agira neza. Hari abakozi b'Imana warimbaguye bose bayicaye mu ngo bararimbutse, niwemerewe no gufata akamikoro, bari bamaze imyaka y'ubuzima bwabo basenga. Ese mwene da ngo urayoboye iki? Imana izakuruka n'abakristo mwayoboye mbega nk'inka, baragenda bagwa mu nzobo zanyu, muracukura inzobo ko mwabafashe. Kera hariho ngo ikintu bita ngo abacakarana, abakristo mwabagize abacakara, barimo baragenda mu nzira bagwamo bitewe nuko abantu nawe ureba uyu mwuka uriho, ngo abantu ngo barabasenge, ngo imyuka mibi bavuyemo. Nyamara uyu mwuka wa Kayini wageze ahantu henshi, wabanjirije mu madini. Dusome 11 avuze ngo iki? Noneho uri ikivume, ubutaka bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe, kuboko kwawe kwavushije. 12 nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabwo, uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Kayini abwira Uwiteka ati, igihano umpaye kiruta icyo nakwihanganira. Amina. Uyu munsi ubutaka bwaravumwe kubera Kayini. None abanyamadini musenye abo mwahawe,
none ngo iyi Mana izabihorera iceceke. Murasohora abantu mu nsengero uko mwiboneye, mwafashe abantu mubagira inzererezi. Ubutayu nibwo buzi benshi, amarira y'abapfakazi ari ku misozi. None ngo urayoboye, uyoboye iki? Keretse amaso y'impumyi. Ariko Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nta mpumyi irandata indi, ngo zombi zigwa mu rwobo. Birasobanura yuko nudakebwa ugakizwa uzarimbuka. Kanwa k'ubutaka karakwasamuye kandi uzahambwa. Bazaguha ibyubahiro ku irimbi ariko izakurimbura. Imana ibwira Kayini iti Kayini, mva ntega amatwi. Aleluya. Ntega amatwi Kayini, we Kayini, we Kayini. Imana sandone faide kubera amaraso ubutaka bunyweye ya murumuna wawe udafite icyaha. Ubutaka buravumwe, mwero wabwo ntuzongera kubaho. Cyitonderwa uzaba igicamuke n'inzererezi. Namwe mugiye kuba ibicamuke, dore Karosi mbuhanuye uyu munsi ku itariki ya 2. Mana igiye kubagira ibicamuke n'inzererezi, ngo zanyu nta mahoro azabonekamo. Baba rugiye kuzura ngo zanyu. Gahinda kagiye kubuza, muzajya muhagarara ku mpimbi mwibuka abo mwagiriye nabi. Abana benshi barimo barira ku misozi, abapasiteri benshi barimo bararira ku misozi. Bana babo bigaga bahagaritse amashuri bitewe n'impamvu z'ishyari, mijinya, kurwanyana, kutubana, gupingana, kudakizwa, kudahore. Reka nkubwize ukuri, iyi Mana twereje mu murimo ntiyatwereje gutukana, gusebanya, kugambanirana. Cyakora ibyo tubizi ku bapagani, wenda bo baranabyemererwa, ariko nabo ntibabyemererwa kuko bitwirirwa izina ry'umuntu, kandi umuntu agomba kugira urukundo na mugenzi we. Biravuga ngo ntihakagire icyo mupfa. Ngo niba ufite n'ikibazo na mugenzi wafata ituro ryawe rishyira hasi, ugenda ubanza ujye gusaba imbabazi wowe wahemukiye. None mwebwe murirwa muhembukira abantu, ukanatangisha amaturo ukanayatanga, ngo urimo urakizwa. Ugategura amasengesho atagira ingano, ngo aleluya, ngo Yesu asimwe, haleluya, ngo dushyize amasengesho y'imisi 40. Barakubeshya. Imana ntisengerwa hejuru y'ibyaha, Imana isengerwa hejuru y'umutima ukunze, umutima w'ubuzima, umutima w'unezere, umutima utakurega ikibi, umutima wuzuye ubumwe n'urukundo, umutima intama zikubonamo zikakwishimira, abera bakubona bakanezerwa, bafite umubabaro bakanezerwa mu ijambo babwiye. None wowe uramurahagarara ngo muranyanga, ngo ariko nubwo munyanga ngo ntacyo muzantwara. Aho muranaho kuri urwo ruhimbare abandi bahagaze bakuruta, benshi bigiriye mu ijuru baratashye, basiga wowe abarigendera baripfira. Ariko uyoboye n'umwuka w'ikuzimu, eliminate ndetse na antikristo baramanutse baraho, nyuka bafura amasurima aho nk'imyuka barangiye arakwishe. Ariko ikibazo abayuze iyo myuka mibi nibo birirwa babeshya abakozi b'Imana ngo buzamwa myuka barangiye, kandi umwuka barangiye n'utatanya itorero no gutashaka gukizwa. Utaha abantu gusenga ngo bahe uburenganzira, freedom yabo. Ese ubundi freedom irihe? Niba hakiriho kugenzwa no kugambanirwa no gutuka no gusohora abantu mu nsengero, iyo freedom iri kwishyira kwizana birihe? Niba hakiriho kwishyira kwizana, abantu benshi mwabaha agaciro bakasenga, ko gusenga ni byiza, buryo utajya mu bujuru, utajya kwiba, gusambana no kuroga. Burya abo bantu bahawe agaciro bakasenga, barisenga Imana ku Imana. Mva umwuka wa Kayini wageze mu bantu benshi, wayobeje amaso menshi, ndetse abantu benshi barimo baragenda ari nk'impumyi, ntibamenye ukuri, ahubwo baragendera mu kinyoma cy'ikuzimu. Witeka Imana turwanire mu izina rya Yesu. Umva, reka tujye gusenga, ariko Imana igushyigikire kugira ngo ugire umwuka mwiza. Witeka aravuze ngo ubutaka buravumwe kubera iki? Kubera amaraso ya Abeli yamenetse mu butaka. None nawe urimo uragambana, urahemukira bwoko bw'Imana. Amarira bari kurira, Imana ije kuyakubaza, niko yantumye. Imana yambwiye ngo amarira ubwoko bwayo buri kurira, abenshi bagiye kuyabazwa. Uzapfura igicamuke, uzapfura inzererezi, urariwe izakota, n'abo wabyaye bazabizira, nyamara bari barazamutse neza. Ariko Imana igiye kubikora. Reka twisengere. Karosi ntanze ubutumwa Imana impaye. Data urakoze Uwiteka, uruwera, urakiranuka, uri Imana idukunda, waduhamagariye umurimo wawe. Wala sope ne somene ngoni ngaza la past.
ndosere binifa lesabri de sambo ne kori de vaidelo swa banieta ngosala isesi ndasengera bwoko bw'Uwiteka abantu bose mwami bakureho umwuka wa Kayini w'ubwicanyi baye gukizwa no kuba mu murimo wawe baye kuva mu byaha no gujijuka bagendane n'umwuka w'Uwiteka kuko umwuka wawe Uwite ni ujye udukiza ukadukiza ibyaha n'ibicumuro tukava mu bibi tukajya mu byiza tukava mu gakiza kabi tukajya mu buzima bwiza niyo mpamvu Uwiteka Imana tugusabye kugira ngo ibi byose ubikore kwiyubahisha kugira ngo imbaraga zose zarwanyaga ubwoko bwawe zisebe ndagushimiye kuko uri ibyiringiro bidakoze isoni abagusenga n'abakwizera uyu munsi nibigaragare binamenyekane ko ari wowe Mana Mana urakoze mbisabye mu izina rya Yesu Kristo amen. Urakoze ndakwibutsa gukora subscribe share ndetse na comment. Mana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen.